Nshuti mukunzi wa gahunda twatangiye ya dusome Bibiliya, reka ngushimire uburyo wakomeje kubana natwe uhereye mu gice cya mbere cy'igitabo cy'Itangiriro. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe igice cya 10. Turifashisha ingeri ya Bibiliya, ijambo ry'Imana. Muzi ko bushize twakundaga kwifashisha Bibiliya yera. Impamvu ni uburyo bwo kugira ngo tubashe kumva neza amazina menshi avugwa muri iki gice twifashishije ikinyarwanda gikoreshwa muri iki gihe cyacu. Igice cya 10 cy'igitabo cy'Itangiriro. Umwuzure urangiye, abahungu ba Nowa ari bo Semu na Hamu na Yafeti barabyaye. Dore ababakomokaho: bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Abakomoka kuri Gomeri ni Abashikenazi n'Abirifati n'Abitogaruma. Abakomoka kuri Yavani ni aba Elisha n'aba Espaniya n'Abishipure n'Abirode. Nibo bakomotsweho n'amahanga atuye hirya no hino mu birwa. Abakomoka kuri Yafeti batuye mu bihugu bitari bimwe bakurikije amoko yabo n'indimi zabo. Bene Hamu ni Kushi na Misiri na Puti na Kanani, aribo ibihugu byabo byitiriwe. Abakomoka kuri Kushi ni Abiseba n'Abihavira n'Abisabuta n'Abirama n'Abisabuteka. Abisheba n'Abidedani bakomoka ku Birama. Kushi yabyaye Nimurodi, ariwe wabaye intwari ya mbere ku isi. Uhoraho yabonaga ari umuhigi ukomeye, ariho havuye imvugo ngo kuba umuhigi ukomeye nk'uko Uhoraho yabonye Nimurodi. Nimurodi yategekaga igihugu cya Babiloniya. Imijyi y'ingenzi yacyo yari Babiloni na Ereki na Kadi na Karine. Yavuye muri icyo gihugu ajya muri Ashuru, yubaka Nineve n'umujyi wa Rehoboti na Kara na Resini iri hagati ya Nineve na Kara, wa mujyi ukomeye. Abakomoka kuri Misiri ni Abarudi n'Abanamu n'Abarehabu n'Abanafutuhi n'Abapaturusi n'Abakafutori n'Abakasiruhi bakomokwaho n'Abafilisiti. Kanani yabyaye Sidoni imfura ye, amukurikiza Heti. Abandi bamukomokaho ni Abayebuzi n'Abamori n'Abagirigashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abaruvadi n'Abasemari n'Abahemati. Hanyuma imiryango ya bene Kanani yimukira hirya no hino. Imbibi z'igihugu cyabo zihera i Sidoni zikamanukana i Gerari n'i Gaza, maze zikerekeza i Sodoma n'i Gomora na Adima n'i Seboyimu kugera i Resha. Ngabo abakomoka kuri Hamu ukurikije imiryango yabo n'indimi zabo n'ibihugu byabo n'amoko yabo. Semu mukuru wa Yafeti nawe yarabyaye, niwe sekuruza wa Eberi n'abamukomokaho bose. Bene Semu ni Elamu na Ashuru na Arupagishadi na Rudi na Aramu. Bene Aramu ni Usi na Huri na Geteri na Mashi. Arupagishadi yabyaye Shera. Shera nawe abyara Eberi. Eberi yabyaye abahungu babiri. Umukuru yitwaga Peregi, kuko yavutse mu gihisi yari irimo amacakubiri. Umuto yitwaga Yokitani. Yokitani yabyaye Arumodadi na Sherefu na Hasari Maveti na Yerahi na Hadolamu na Uzari na Dikira na Obari na Abimeyeri na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose ni abahungu ba Yokitani. Urugabano rw'akarere batuyemo ruhera Imesha rukagera i Sefari iri mu misozi y'Iburasirazuba. Ngabo abakomoka kuri Semu ukurikije imiryango yabo n'indimi zabo n'ibihugu byabo n'amoko yabo. Ngiyo imiryango y'abakomoka kuri Nowa ukurikije urubyaro rwabo n'amoko yabo. Nibo bakomotsweho n'amahanga yose yakwiriye ku isi nyuma y'umwuzure. Umwanya wo kubaza ibibazo. Nyuma yo gusoma iki gice tubonye ko abatuye isi bose bakomoka kuri Nowa, nyamara baravutse ku bana be batatu. Mbese waba wibuka amazina y'abo bana ba Nowa? Yatubwire. Umujyi wa Babuloni uvugwa muri iki gice cya 10 wubatswe nande? Umujyi wa Babuloni uvugwa muri iki gice cya 10 wubatswe nande? Abaturage b'i Sodomu n'i Gomora bakomokaga mu kihe gisekuru cya bene Nowa?
Ibisubizo byawe ubasha kubyandika ahagenewe kwandika comments cyangwa se icyo wongeraho ku kiganiro umaze kumva, cyangwa se ukabibaza kuri groupe wakurikiriyeho iki kiganiro kugira ngo abasomyi ba Bibiliya bandi bakunganire. Imana iguhe umugisha kandi dukomeze kubana muri gahunda nziza ya Dusome Bibiliya.